Ese nawe ujya ubona storage ya telefoni yawe igenda igabanyuka ukibaza ikibitera? Wagerageza no kugabanya ibintu biriho nk'amafoto, video n'ibindi ugasanga n'ubundi storage ya telefoni yawe iracyaguma kuzura. Dore uburyo wabikemura ibyo bibazo. Fata telefoni yawe hanyuma uze muri galeri. Mu gihe wakoresheje galeri usiba, hari igihe usiba video nka gutya ndetse n'amafoto ukagira ngo wabisibye muri telefoni yawe byavuyemo. Ahangaha ntabwo uba wabisibye, ubukoze nka 50% byo gusiba video muri telefoni yawe cyangwa se amafoto. Haba hasigaye indi 50% yo kubikura neza muri storage ya telefoni yawe bikavamo. Aho ngaho uhituza ukahita ukanda muri trash, hanyuma ukahita usangamo ibintu byose wasibye ako bitari byava kuri storage ya telefoni yawe. We iyo harimo kimwe cyangwa se ibindi udashaka gusiba uhita ugikandaho ukahita ukanda restore kikagaruka kuri storage ya telefoni yawe. Ibyo bishobora nko gukora mu gihe watije nk'umuntu telefoni yawe agagusibira ibintu mutabyumvikanye. Ahangaha niho uzazuza kugarura ibintu basibye utabishaka. Hanyuma mu gihe ushaka kubisiba uhita ukanda uri empty, hanyuma ukahita ukanda empty, ukahita usiba ibintu byose bikahita bigenda bikava muri telefone yawe. Nimba no video igufashije ushobora no gusharinga n'inshuti zawe nazo zikabimenya. Nibagirwe gukanda follow cyangwa se subscribe. Ibindi biganiro byacu mwabisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha harimo YouTube, TikTok na Instagram, hose twitwa OPTIC VFX. Niba ufite ikibazo ukimbwire muri comment, ndahari ndagusubiza. Mwari muri kumwe nyita OPTIC. Hasta luego.